iyo abantu b'Imana babonye Uburusiya buteye Ukraine baranyumva. Iyo abantu b'Imana babonye ambasade y'Amerika i Jerusalem, abantu b'Imana bamenye ibihe. Babonye covid babisanisha n'ijambo ry'Imana. Murebe iyo covid ishe abantu b'Imana bafite ubwenge bafite ibyanditswe babisanisha n'ijambo ry'Imana, bakabisanisha n'iby'Imana. Abantu buzuye ijambo ry'Imana hari ahantu batinjira. Umukobwa utari mushiki wawe, umukobwa utari umugore wawe, wowe papa Sam ashime mu mutwe ajagira cyane. Imana yarakubwiye ngo uzabyibuha bongo. Ntabwo Imana yakubwira kubyibuha kugeza ubwo utarya ifiriti, ku buryo uva ku mavuta. Bararangaye ukiriza ubusa. Arabohora TV.
cyatumye nza mu gakiza. Muri iki cyumweru abadayimoni baranteye, ntabwo ko ari abadayimoni, kuko ngewe nubwo nawe n'ibyo bigeragezo byose mfite impano yo gukina umupira, ngewe ni umupira. Ubwo abantu baranyandikiye ngo nawo muri Illuminati, barambwira ngo ngwino ngo tuguhe amafaranga ngo ujye ukina umupira. Nanjye ndavuga ati amafaranga nyine n'umupira ngo ube icyamamare, nanjye nkurikiza amategeko ibyo bambwiye. Ubwo bantumye ibintu barambwira ngo genda ugure isabune, ugure buje, ugure, bambwiye ibintu byinshi. Barambwira ngo ngende mbishyire mu rugo mbicanire, ngo bakajya bampamagara bakambwira ngo kure. Mbonye biteye ubwoba ndabyihorera. Ikintu nyamukuru cyahise gituma nza gushima Imana. Ejo bundi naho nari ndi ku igare ndi kugenda, ntwaye igare ndangije mu impanuka. abatandukanye n'umuntu mukuru. Umwana ashobora kujya muri iyi mvura kanyagira, ariko njye sinajyayo, nawe Edouard ntiwajyayo, n'undi ukuze ntiyajyayo. Umwana ashobora kujya mu biziba agakinisha ibiziba, kubera ko niko ubumenyi bwe bungana, niko ubushobozi bwe mu mutwe bungana. No mu gakiza rero turakura. Iyo umuntu ari pepe cyangwa se umwana mu gakiza akora ibyaha, ariko iyo yakuze agaragara nk'ukuze. Niyo mpamvu rero kuvuka kose kugira ngo twakire ubwenge tuvugira igorogota ku musaraba, kuko ubwenge buva igorogota ku musaraba. Amen. Ariyo mpamvu umuntu wese utaciye kashobora kumugira, kashobora. Ndaza gusoza mbibabwira ko iyo utaciye igorogota, iyo utageze igorogota, ubwenge bushobora kumugira. Ariko abantu bose bageze igorogota batunze ubwenge bw'Imana. Dufatanyije na Mose gusenga gutya, n'itorero rya none rigomba kuba rirangwa no kuba dufite ubwenge. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ikintu gikomeye n'iki, umuntu wese wageze igorogota ahabwa ubwenge. Impamvu abuhabwa ni uko igorogota tuhahererwa ijambo ry'Imana. Muranibuka mukristo yahawe ibintu bitatu. Yahawe umwambaro musha, yamburwa uwa kera. Kabiri, ahabwa ikimenyetso ku ruhande, tubigereranya n'umwuka wera. Icya gatatu, ngo yahawe umuzingo w'igitare. Ubwenge bw'Imana buva mu ijambo ry'Imana.
iyo umuntu yuzuye ijambo ry'Imana aba afite ubwenge. Yesu yarabisobanuye muri Matayo 7 guhera kuri 24 kugeza kuri 28. Yaravuze ngo umuntu ukomeza amagambo yanjye ameze nk'umunyabwenge. Iyo ufite ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ega kuba ufite ubwenge bw'Imana. Ijambo ry'Imana ryinshi, ubwenge bwinshi. Ijambo ry'Imana rike, ubwenge buke. Uko ukura mu ijambo ry'Imana niko ugwiza ubwenge bw'Imana. Ikindi umuntu akora kugira ngo agende abwanduza, kubera ko Yesu niwe bwenge. Nusoma mu Ibiganiro 18 guhera ku murongo wa mbere uzaba ruke kiriya gice cyose bigaragaza uburyo Yesu ariwe bwenge. Iyo ubanye na bwenge akwanduza bwenge. Iyo utingana nawe mu bihe byo gusenga ugenda usobanukirwa ibindi bintu. Navuze bwa mbere gukizwa, kabiri gusoma ijambo ry'Imana ukaryakira, gatatu gusenga kugira ngo nawe agenda akungura ubwenge udafite ukagenda umenya. Salomo yarabikoze amaze gutamba intama 1000. Imana ngira munezererwa iramubwira ngo Salomo uranejeje, nsaba icyo ushaka. Aramubwira ngo nta kindi nkwiriye kugira ngo uzayobore ubwoko bw'Imana. Ndashaka yuko umugaragu wawe umuha umutima ujijutse. Nusoma mu Ubuhamya bwa mbere kandi urasanga ngo Imana ngo yaramuhaye ubwenge ntawamubanjirije nta n'uzamuheruka kuzamubona. Gutingana n'Imana twunguka ubwenge bw'Imana. Amen. Kandi niko bigenda. Iyo utinze mu bintu byiga urabimenya. Haleluya. No muri science n'abanyamaklasi asanzwe n'ibi bigo bisanzwe abantu bigamo, hari ibintu dukurayo kubera ko twagiyeyo. Iyo tutagiyeyo ntitubimenye. Niyo mpamvu umwe bashobora kumwita iretere kuko atigeze agera muri klasi na rimwe. Kandi uwo muntu abatandukanye n'uwageze muri klasi, abo bantu babiri baratandukanye pe. Wagiye muri klasi hari amakode amwe n'amwe, amamatiere twiga muri klasi zidekoda amakode amwe n'amwe. Ugasanga umuntu niba ari biology yize, niba ari biology yize, niba ari geography yize, niba ari matematike yize, abo umuntu ufungutse kubera ko yize. Natwe dutindanye n'Imana hari amakode amwe n'amwe. Imana ibekoda muri twebwe tukakira ibindi bintu bikomeye by'Imana. Niyo mpamvu tuhutana ugakiza. Ugakizwa le 1er janvier 2007, ugakizwa le 1er janvier 2007. Ariko mu by'Imana ndakurusha ubwenge kubera ko njyewe nayegereye, wowe wegera ibindi. Iyo wegereye biri usa nabyo, ariko iyo wegereye Yesu ugasa na Yesu. Turarutana kubera ko ibyo twegera atari bimwe n'ibyo tubana atari bimwe. Iyo utiza muri za.com nibyo wunguka, n'icyo umenya. Iyo utiza mu gihe n'Inyarwanda n'ibindi umenya ibyariya, ariko iyo utiza muri Bibiliya naho umenya icyo muri Bibiliya. Icyo utinganye nacyo nicyo umenya. Tugira abana benshi baba mu makorari, bari mu rusengero, bashobora gusobanura iby'abasitari ba football akaba ari byo bazi, ariko batazi kuvuga iby'amatari. Batazi gusobanura ibya Yohana, batazi niba Yohana yaranditse ibitabo bingahe, ariko akabazi za barondo abasitari batwaye. Kandi abarirwa mu rusengero kubera iki? Ibyo yatinze yiga n'ibyo yamenye, ariko iyo yatinze biga ijambo ry'Imana n'icyo umenya. Kandi ijambo ry'Imana rikungura ubwenge. Ubu hari abasitari b'abaririmbyi mwebwe muzi bo muri Amerika, muzi ko badekiriva de A a Z umunsi neza, ukamuvuga amavuko ye, evolution yiwe kugeza aho ageze, ukamuzi kumusobanura, ariko utazi gusobanura n'umurongo n'umwe wo muri Bibiliya. Ariko mwaje kwiga muri iki cyumweru kugira ngo mubone ubwenge bwo mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Haleluya.
Ibyo nkunda kubiganiriza urubyiruko nkababwira ngo biragoye uburyo uba muri zone ya Yesu ariko utazi gusobanura ibyo kwa Yesu, uzi gusobanura ibyo muri zone ya Satani. Uburyo uba mu bikari bya Yesu ariko ukamenya gusobanura ibyo mwene Gatara arimo kuvuga hari. Ni ikimenyetso gikomeye twajyaga tubikinisha tunganya ibintu natwe tukabikinisha, ariko ibyo bintu birahari, izo mbaraga zirahari, nabo bashaka gukoresha, nabo bakoresha barahari. Ariko ibintu byose mubona bishayininga byose birimo imbaraga zikomeye n'ubwenge bukomeye bw'isi. Ibyo bintu byose mubona birimo ziriya mbaraga, ariko abana bacu b'abahungu nibyo b'abakobwa n'abahungu nibyo biberamo gusa, nibyo babana nabo. Kubera iki? Nta mwanya bafite wo kwiga ibintu by'Imana. Mwagize neza muri iki cyumweru, Umwami Yesu abanezeze kandi abahereze umugisha gutegura gutya. Nuko ikintu gikomeye nuko abantu b'Imana bagombye kuba buzuye ubwenge bw'Imana. Haleluya. Ntabwo ndi bubatindire kugira ngo ubyumve neza. Umuntu turi kumwe hano utarakira Yesu mu mutima wiwe, ubwenge ntashobora kubugira. Icyo ni ikintu gikomeye muri buce w'akarongo, ntashobora kubugira kuko Yesu niwe bwenge. Hari abantu banyuze mu ngo amen. Amen. Yesu niwe bwenge. Umuntu utamufite mu mutima, icyo kintu mu gice w'akarongo kubishoboka kugira ubwenge. Utwigishe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge. Yesu atarimo ubu bwenge ntiburimo. Presence ya Yesu égale presence y'ubwenge. Waba urimo kubera ko Yesu niwe bwenge. Hanyuma burakura uko dusoma ijambo ry'Imana, tugenda tujema turikomeza, niko tugenda twunguka ubwenge. Uko tugenda tumwegera niko agenda duhereza ubundi. Kuriyo dushobora gukora ibintu bidasanzwe mu isi kubera ko twahawe ubwenge by'Imana. Kubigo aho tuba, mu kazi aho twirirwa, mu ngo aho tuba, imbere y'ababyeyi bacu, imbere y'abana bacu, dushobora kubakorera ibintu bikomeye bitangaje kubera ubwenge bw'iki. Dushobora gutanga serivisi, isi tukayihereza serivisi iri ku rwego ruri hejuru rusa niyo Yesu yatanga kubera ko dufite ubwenge bwa Yesu. Mu gihe itorero dushobora kuzabitandukanya n'isi, ibyo bintu birasobanuye ngo turacyamize nkabo, ariko igihe tuzakira ubwenge bw'Imana neza tuzatandukana n'isi, ko ubwenge bw'Imana nibo mudutandukanya n'isi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sindi butindi. Ubwo bwenge tubukeneye kubera iki? Haleluya. Amen. Ubwo bwenge tubukeneye kubera iki? Kubera iki Mose arimo arasenga? Kubera iki urubyiruko rwa Kacyiru urushaka kujya ku mavi kugira ngo dusabe ubwenge dufatanye na Mose muri kiriya cyifuzo? Kuki? Icyambere, ubwenge bwonyine bw'Imana nibwo bushobora gutuma tuyubaha kandi tukayubahisha. Bwonyine. Yo 28 kuba Uwiteka. Ubwenge buhari nibwo dushobora kubaha Imana. Ubwenge budahari kubaha Imana ntibyashoboka. Ibingibi mubona Imana dukeneyemo ko tuhereza icyubahiro, ibingibi mubona ko Imana ikeneye ko tuyizamura ikagaragara muri Kigali, ikagaragara mu Rwanda. Abanyabwenge bageze igorogota nibo bashobora kwihesha icyubahiro cy'Imana. Ibindi ni ukwitukisha, ibindi ni ukwisuzuguza, kandi turi mu madini n'amatorero. Ariko umuntu wageze igorogota akagusingira ubwo bwenge, n'aba ari muri Matawusi, n'aba ari muri Komisiya, n'aba ari muri Kacyiru, aho azaba ari hose, aho azaba akora, aho azaba yiga, Imana izahabwa icyubahiro. Kuko yuzuye ibyo abandi batuzuye, afite ibyo abandi badafite. Yego nicyo cyonyine mpamvu tugombye kuba tumufite, nuko kubaha Uwiteka bizanwa n'ubwenge. Nushaka kujya mu isezerano rya kera ujye mu isezerano rishya, urasanga umuntu wese wubashye Imana wese hari aho ahuriye n'ubu bwenge buva ku Mana. Amen. Abasore bari mu isezerano rya kera uko bize
ijambo ry'Imana bakigiye ku birenge by'abasi, aba badaniye, aba basaduraka bize muri ekole y'abayuda biga ijambo ry'Imana, baryambukana i Babuloni, bageze i Babuloni banze gupfukama kubera ko bafite ubwenge bw'Imana. Bindi byatumye Nebukadinezari yubaha Imana y'abayuda, nuko bize ijambo ry'Imana muri ekole y'abayuda, bize ijambo ry'Imana. Njyewe mbabwire, muri ADPR ntabwo dufite ingeso yo kwiga ijambo ry'Imana, murabizi mwese, ariko mwagize neza. Nicyo cyagombye kuba ikintu gikomeye, kwiga ijambo ry'Imana rikaza mu ngingo zacu, rikaza mu buzima bwacu, kuko iyo ryuzuye Yesu yavuze ngo urikomeza naho imiyoba yaza, naho imvura yagwa, naho imivu yatemba, ntabwo iyo nzu izagwa kubera ko yubatse ku rutare. Iyo ufite ijambo ry'Imana imiraba yose. Covid yasize indembe n'ibimuga byinshi. Twanyujemo abantu batiteguye, badafite ijambo ry'Imana, batabitse ijambo ry'Imana, nizo ngaruka zatubayeho. Abacu twongeye kubagana n'abagarutse hari indembe z'aho ngaho kubera iki? Batuzuye ijambo ry'iki. Insengero zarafunzwe, ariko abantu bagana n'ijambo ry'Imana rirafunze. Ariko insengero n'ubundi insengero zo muri Afurika nta cyizere gihari yuko zitakongera gufungwa. Ntabwo muri Afurika ibintu bibera muri Afurika biratangaje. Afurika ni umugabane ukeneye yuko twebwe mu mwuka tuzamuka no mu bwenge bw'Imana tuzamuka, kugira ngo bishyibura abarukore bo bayizamura. Sima maranye ibyo mvuze, se Afurika ni umugabane ugoye, ni umugabane turimo, ariko bidusaba ko abantu b'Imana. Haleluya. Amen. None se Uburusiya burarasana na Ukraine, isukari ikagura cyane ibintu biguriye. Ni umugabane ufite ikibazo. Ni umugabane ufite ikibazo, attention. Birahurira, ni umugabane ushonje, ariko byibura twagombye kuba dukunze ijambo ry'Imana. Tugakena peteroli, tugakena gaze, tugakena isukari, tugakena ibiryo, tugakena n'ijambo ry'Imana. Yesu atagarutse tuzapfa nabi. Atagarutse uyu munsi twapfa nabi. Muranyumvise ibyo mvuze? Ni umugabane ugoye. Bijya bimbabaza uburyo abantu bashobora kuririmba independence. Bamwe imyaka 50, abandi 60, abandi wapi abantu baracyari imbata z'abazungu n'abacakara b'abazungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndababeshya se? Ariko twebwe twagombye kwihagararaho tukigisha ijambo ry'Imana. Uyu Yesu wacu, kuko Yesu ndamukunda, Yesu si umuzungu, Yesu si umwirabura, Yesu ni umwana w'Imana, n'abamwiringiye azabana nawe. Yesu ntabwo ari umuzungu, Yesu ni umwana w'Imana. Imana se ni inzungu? Reka da, Imana nyine ni Imana, n'abayiringiye n'abayemeye nabo ni abana b'Imana. Niyo twagombye gucungira tugafatiraho, naho ibindi byo ubwenge bw'ino n'ubushobozi bw'ino Abanyafurika baracyari hasi cyane. Siyo nshaka gutinda cyane, nashaka kugira ngo mbabwire ikintu byibura twagombye gucungiraho kugira ngo byibura badusuzugurane bimwe, ariko natwe tubereke ko hari ahandi twagize. Kandi amasezerano turafite, mu Rwanda turafite amasezerano arahari ko u Rwanda ruzavuga ubutumwa bwiza, ariko ntabwo twagombye kwigira nabi no gupfa nabi, kandi dufite amasezerano yo kuzavuga ubutumwa bwiza. Urubyiruko ni mwebwe, wabivuze bien, sizo umuntu abivuze. Imana ihamagara abantu bangana namwe, aba ba Joseph 17, ba David 17, aba Daniel bari bato. Imana ikoresha abantu meme aba ba Yohana, aba bagabo benshi b'intumwa za Yesu, keretse bari batatu nibo bari bakuzemo, ariko abandi bari bakiri bato batwara ubutumwa bwiza. Abantu bakiri bato baroroshye ko Yesu yabatuma. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
nimukore umuco, reka mabwire, nimwiyubakemo, mwubake mushireho za orere zikomeye kandi ziticwa, zubahirizwa, zo kwiga ijambo ry'Imana, gusoma ijambo ry'Imana no kuryiga. Muzishireho, kuko ijambo ry'Imana niryo rirera urubyiruko, niryo rirera umwana w'umusore, rikamwemeza. Ijambo niko Paul yanditse mu ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kwigisha umuntu, rikamwemeza ibyaha bye, rikamuhanira gukiranuka. Akindi nta handi mufite kugira ngo ubwenge bw'Imana buze, kugira ngo mubashe neza kumenya ibihe murimo, nuko mwiga ijambo ry'Imana, musome ijambo ry'Imana mukaryiga. Kandi simvuze muri theology, no, ntabwo mvuze ngo mujye ngo mujye muri ETD, ngo abandi ngo mujye muri za kaminuza, no, ntabwo mvuze ibyo. Ntabwo muri theology biga ijambo ry'Imana. Theology ni science n'izindi. Jya mu cyumba cy'amasengesho wiga ijambo ry'Imana. Umuntu umaze gusoma Bibiliya muri mwebwe akayirangiza nahaguruke. Ndebe abasore ba Kacyiru, watangiye muri itangiriro ageza muri atangira mu byacu, bayize by'uburi wabasomye by'uburi inshuro imwe yonyine basa. Sava, nakoze cyane. Mwagurukiye na kibazo mukomeze muhagarare. Yego, nawe byiza cyane. Wasomye isezerano rishya akarirangiza ryose, nahaguruke. Bien, Yesu abamugisha. Mukomeze mwige. Byibura nibe namwe mutambutse hano imbere, byibura umuntu akabana kata. Sikabona abantu baririmba ngo bakabahereza ngo za miliyoni ngo baririmbye muri gospel, ibintu by'amafuti bipfuye. Mwararirimba bakamuhemba, nibe namwe byibura. Ariko Yesu azabahemba. Hano hagarara, ibyo muzi murabyumvise. Namwe hari abantu mujya muri za wadi muzahembwa. Muzajyayo? Sawa? Muzajyayo. Ngororano zanyu zaba zirangiriye hano. Muzakomeze mu ijambo ry'Imana. Ariko batwigishije aratubwira ngo Bibiliya bisoma inshuro 30. Inshuro nibwo bubaye umuntu. Muzakomeze musome. Komeza ubisome uyige. Niho rwandiko Yesu yadusigiye, niyo baruwa yacu Yesu yaduhaye. Abana b'Imana, niyo baruwa yaduhaye dukwiye gusoma, niyo baruwa dukwiye kuryamamo, niyo baruwa dukwiriye gutindamo. Ibindi by'amacano, ibindi mwatinzemo ibibabereye, gutinda mu ijambo ry'Imana nibwo uzomuka umutima, nibwo uzagira umutima w'ubwenge. Nusoma n'inyamakuru uzatinde wicaye, nusoma Abakolosayi, nusoma Abefeso, ugasoma Abakorinto, ugasoma Matayo, ugasoma amagambo Yesu yavuze, uzaba urimo kwakira ubuzima muri wowe. Muzatinde ku magambo Yesu yavuze mu butumwa bwiza uko ari bune, uko ugenda ubwakira uzajya urimo kwakira ubwenge, kuko Yesu yatanze ubwenge. Niho ubwenge buba mu ijambo ry'Imana. Urumva Bosco? Mukomeze, ntimukajye musaragurika gusa no muririmba gusa. Mujye murarimba kwanza n'ibyo musoma. Ntimugahimba ibintu byose bitari muri Bibiliya, mujye muri Bibiliya. Bibiliya niho hari ubuzima Yesu yaduhaye, buba muri Bibiliya ubuzima. Amen. Kubaha Imana byose biva hariya. Aho niho ugira ubwenge, Imana uzayubaha. Kandi uzatanduka. Wari wabona hanze ukabona umusazi mwamubona mu gutora amasashe, ukabona umuntu aratora amasashe, ukabona umuntu afashe puberi arariye. Ni ukubera iki byari? Ni ukubera ko mu ubwenge bwe buba bwarangiritse ku buryo ashobora kurya puberi, ashobora gutoragura amashashi, ukabona umuntu yambaye ubusa kubera ko ubwenge bwe bwagize gute. Niba gusigaye ubona abarokore bambara ubusa, ubwenge bwabo bwaratakaye. Umurokore wambaye ubusa ku ruhimbi ameze nk'umusazi w'abarokore.
mushobora gukora ikintu kidasanzwe gusengera kabikora semene ya mbere deuxième semaine troisième semaine ukwezi kugashira amezi abiri agashira ukabona umwana w'umusore yadukanye stile ku ruhimbi ni ubusazi watakaje ubwenge. iyo ubwenge butarimo abantu bamera nk'abasazi ku ruhimbi batoragura puberi. waba umusitari wambaye kositime na supuresi ukagira ngo nizo sitire zigezweho nawe ukazana supuresi na kositime. kuko ubonye umusitari gusa byambaye muri Angleterre, kuko ubonye umusitari byambaye i Burayi ukagira ngo niyo sitire, ariko ntuzi impamvu yayo. ukabona umuntu azanye ijipo ukagira ngo nibyo bigezweho. ni ubusazi gutoragura puberi, gutoragura amasitire yo muri puberi. iyo umuntu yataye ubwenge yadukana ibintu bimeze nk'abasazi. ubuse kuba witekana nibwo kwambara ibintu bizima nibwo bwenge. uzabona abantu badukanye ibindi bintu muzabibona. iyo umuntu yatakaje ubwenge bwo mu mwuka yadukana ibindi bintu. Imana ibane namwe, Imana ibagirire neza. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. iyo umuntu yataye ubwenge bw'Imana yadukana ibindi bintu. kabiri, kuki ubwenge tubukeneye? nibwo tuzashobora kubara iminsi yacu. ushobora kubara iminsi yo mu mwuka utuzi ubwenge bw'Imana. Haleluya. ibihe by'Imana ntabwo mu mubiri babibara. ibihe by'Imana mu bihe bisanzwe ntiwabimenya. mu bihe by'Imana bisaba abantu buzuye ijambo ry'Imana n'ubwenge bw'Imana babitse ijambo ry'Imana. kubara iminsi yacu tuzi ubwenge nabwo bashobora. habaho ibihe bibiri mu kigiriki. cyambere bakita ni kronos na kairos. kronos ni igihe gisanzwe cy'abantu, kuwa mbere kuwa kabiri saa 2 saa 3 saa 5 cy'icyumweru ukwezi. ibintu bisanzwe ni kronos, ni ibintu bisanzwe, ni imibare twese tubara turabizi. kuwa mbere kuwa kabiri cyumweru cya gatatu ibintu nk'ibyo. umwaka wa 2022 ibyo ni kronos. ariko icyo bita kairos y'Imana, kumenya ibihe by'Imana, icyo bita igihe cy'Imana, gukora kw'Imana, igihe Imana izagendereramo abantu bayo. umuntu udafite ubwenge bw'Imana ntashobora kumenya kairos. yamenya kronos gusa. birumvikanye? abantu b'Imana iyo babonye covid, iyo abantu b'Imana babonye covid babisanisha n'ijambo ry'Imana. mundebe, iyo covid ishe abantu b'Imana bafite ubwenge, bafite ibyanditswe babisanisha n'ijambo ry'Imana, bakabisanisha n'iby'Imana yavuze muri Bibiliya. iyo abantu b'Imana babonye Uburusiya buteye Ukraine, uranyumva? iyo abantu b'Imana babonye ambasade y'Abanyamerika i Yerusalemu, abantu b'Imana bamenya ibihe. ntushobora kumenya ibi bihe, ntushobora gusoma ibi bihe, ntushobora gusobanukirwa ibi bihe udafite ubwenge bw'Imana. ubwenge bw'Imana ni ishuri. amagambo Yesu yavuze Matayo 25 avuze abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa kuki bamwe babaye abandi bakaba abanyabwenge. kuva mu frere, kuki bamwe babaye abanyabwenge abandi bakaba bapfa. bagiye gutegereza ahantu, ariko abanyabwenge barasoma ibi bakamenya ngo umukwe agiye kuza, kandi umukwe naza amatabaza azakomeza kuba yaka. umunyabwenge asoma ibi agacungana n'amavuta mwitabaza. umukwaza abapfu
umunyabwenge ahorana amavuta mu itazi asoma ibyakuvuga ngo burakeye ariko ashobora no kuza kwitora bijyana n'ijambo ry'Imana. Hanyuma soza kugira ngo mubyumve umuntu w'Imana ibintu byose ntabwo bimukanga utuntu twose turi kuba ntaburana umutima uhagaze avuga ngo ariko ibintu biri kuba ni ibiki tuzapfa inzara abihuza n'ijambo ry'Imana akabihuza n'ubutumwa bwiza yakiriye. Ubwenge bw'Imana budufasha kubara iminsi. Haleluya. Udufasha kubara iki? Uri mama mu rugo niba ubonye umugabo wawe utambitse ibirenge abivuye mu gatoya umugore w'umunyabwenge bwa mbere ntajya kwa marembe bwa mbere ntajya kwa pari umugore uzi ubwenge arabanza agapfukama akabibwira Yesu. Uranyumvise? Iyo ubonye abana bawe muri ibi bihe barimo baragira bati umugore w'umunyabwenge na papa w'umunyabwenge barabanza bakajya kwa Yesu. Uyu munsi hari imyuka iri kutwahura abana no gushaka kutwica abana. Hari imbaraga z'umwishywa zitwicara abagore zitwicara n'abagabo. Ibyo bihe kubera ko biraba mu minsi y'imyuka hazabibi bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ntabwo abantu b'Imana basakuza. Niyo muri ADPR twagira ibibazo byuzuye ibindi bintu muhora kubona byatambutse byahozeho abantu bazi kubara iminsi abantu b'abanyabwenge ntibasakuza muri ibyo bibazo byose bya ADPR. Bamenye icyo gukora muranyuma kuko buzuje ijambo ry'Imana bazi kubara iminsi bazi ko icyitwa idini nta munsi n'umwe ritazagira imvururu ritazagira iki kuko ari iki ntishobora na rimwe kuzabura imvururu hamwe mu bantu n'isi ntabwo uzabibona nuko aba umugeni. Amen. Nakoze mu bantu ngo bagiye muri za oratorero bamuteruye ngo bamujyanye muri za oratorero ubupfu gutakaza ubwenge ubupfu kuba ubwenge ni ukujya mu bintu nk'ibyo kubera ko utazi gusoma ibihe. Kwiza umunyabwenge n'umuavoka uzi gusobanura ibintu warize bite uzatuvugira ntabyo ni ugutakaza ubwenge. Umuntu w'Imana asoma ibihe agakoresha ivi asengera imirimo w'Imana asengera n'itorero ry'Imana. Wabigiyemo wese n'ubigiyemo wese ni ubupfu n'ibindi byinshi ubona abantu bagiyemo babashizemo nk'ibyo umwana yaragiye kuzira yaragiye kujyamo uzumva bagukanze bakubwira ngo wagize ibiro byinshi ugomba kujya muri sauna ibyo binure bigire bite urapfuye uzajya urapfuye ubundi uzagenda ngo ugende ubundi utatungana rero ku buryo iyo bitaza biza gute nande bigize iza gute ubundi ijite ku buryo wowe witiranya amateraniro na siporo ahubwo abandi bagiye mu materaniro ukajya muri siporo kugira ngo ugabanye inda yajurije yaje gukora iki Imana yarakubwiye ngo uzabyibuha bongo ntabwo Imana yakubwira kubyibuha kugeza ubwo utarya ifiriti ku buryo uva ku mavuta wararangaye ukiriza ubusa indiraza muransetse inda ikora iki yiki umugakanye izuguza ninda eda urajubere batatu nawiza kugira ngo uzajya muri siporo no muri sauna ibiro bigaragara uzabaza abantu bose bagiyeyo ubugingo bwabo bwarahangirikiye no gutasambana ariko biriya bintu biberayo birakwica. Hari ibintu byaje kugira ngo ni ibigezweho ariko abanyabwenge bazi kubara iminsi bazi no kubara ibihe niyo bije bamenya impamvu bije
ibyica ubugingo. Hari n'udusaba de coiffure mujyamo binyabirwa bagoza mu mitwe abakubakuba bashima ngo ni isuku sava. Abantu buzuye ijambo ry'Imana hari ahantu batinjira. Abantu buzuye ijambo ry'Imana hari ahantu batinjira. Umukobwa utari mushiki wawe, umukobwa utari umugore wawe, wowe papa Sam ashime mu mutwe azagira cyane abe family wawe sere wawe n'ubwenge kuburikanya satani n'umugome. Ariko tuzuye ijambo ry'Imana ibyo turabisobanukirwa. Tubishuri ibyo bintu tukamenya ibyo bintu impamvu zabyo tukirinda. Impamvu mbiganya yavuze ngo iyo umunyabwenge abonye ikibi agira gute? Ko mu mbiganya avuga iyo umunyabwenge abonye ikibi, ariko abaswa babyirohamo. Rimwe namuciye inyuma, ubundi nabikoze, ubundi nagize gute, ubundi nikinishije, ubundi nagize gute. Umunyabwenge no kubera iki? Hari impamvu z'ibyo bibanza. Ubutumwa mwari mufite ni bwiza, n'ibyo mushaka kumenya ni byiza, naho mushaka kugira mukomeze muharanire kuhagera, mutunge imitima y'ubwenge. Iherezo nsorezaho ni uko iyo udafite ubwenge ntabwo ubwira iherezo ryiza. Hari umugabo witwa nta bwenge, abandi banyaraga igorogota arakwepa, abandi bazamuka umusozi w'ubuhamya arakwepa, abandi baca mu gikombe cy'urupfu arakwepa, abandi banyura mu isezerano gasaze warakwepa, ibintu byose arakwepa. Arinda agera ku ruzi rw'urupfu ararwambuka ataraciye igorogota, ngo ageze ku igeti, ageze ku irembo y'Isiyoni arakomanga. Baramubaza ngo urinde, arababwira ngo ndi nta bwenge. Umva vrema, umva iryo izina n'iryo muntu nta bwenge agira. Umuntu utagira ubwenge agira Isiyoni gute? Aravuga ngo nitwa nta yari kumubona gute ataraciye igorogota kandi ubwenge buri igorogota yarahakwebye. Umuntu wese wakwebye igorogota nta bwenge azagira, azarinda asoza. Bibiliya icyo gitabo kiravuga ngo marayika ngo yaramushukunye amushukunya mu muriro. Umwanditsi akavuga mu gitabo akavuga ngo aho niho bazarira bagaheka inyereke. Umuntu wese ufite ubwenge ntabwo azagira iherezo ryiza. Umuntu wese wuzuye ubwenge bw'Imana azagira iherezo ryiza. Mwakire ijambo ry'Imana. Wabuke dusenga Yesu abaho umugisha. Mwabuke twese dusenge tugiye kugira Imana ngo Mana turashaka yuko aho tutaragera mu mwuka watugeza kugira ngo tubashe neza kwakira ubwenge, tubashe kwakira neza uyu mugisha wo kubasha kumenya ibyo tutaramenya no guhishurira ibyo tutarahishurirwa. Ibintu byose bigiye mubona byose, reka mbabwire abanyabwenge nibo bashobora kugenzura isi bakavuga ngo iki kintu kije ni Antikristo, iki kije ni Antikristo, iki kije ni Antikristo, urukweto ruje ni Antikristo, iyi jipishe ni Antikristo, akagapantaro kaje ni Antikristo. Abantu buzuye ubwenge nibo bashobora neza kumenya ibya Antikristo, ariko umuntu utuzuye ubwenge bw'Imana ntashobora kubimenya. Mbifurije kugira ubwenge bw'Imana kugira ngo mubashe kwambara ibya Yesu ntimuzambara ibya Antikristo. Kandi Antikristo arimo arakora gutya, imyenda yaje, inkweto ze zaraje, ibiryo byaraje, aruzuye arahari n'ikigara arahari. Ariko abantu buzuye ubwenge bw'Imana, urubyiruko rwa Kacyiru, abashyitsi baje, abantu b'Imana buzuye ubwenge bw'Imana bazamenya ibya Yesu, bamenye n'ibya Antikristo, kandi ibya Antikristo bazabizukira, bazahoberana n'ibya Yesu kuko buzuye ubwenge bw'Imana. Umuntu uri mu iteraniro utarakizwa azabona ikiganza. Numva nshaka gusengera umuntu, niba wabumwe gusa uri umwe gusa wabugize neza, niba bagutumiye ariko umuntu ushaka kwakira ubutumwa bwiza, ndumva naza kuri uru ruhimbi ngusengeye ndamfasha kandi kumbera umugisha. Ubu ngusengeye byanezeza cyane, kandi uwo muntu ndaza kumusuhuza, ngwino hano ndagusuhuza, ndumva mwishimiye cyane. Niyo waba uri umwe gusa ngwino kandi kumbera umugisha.
niyo baba umwe gusa mbwira kandi babaye babiri ni byiza ngwino no gusenga Imana ikomere umugisha Imana ikomere umugisha mushiki wanjye Imana ikomere umugisha niyo yaba ari umwe niyo yaba ari umwe abandi musenge Yesu akomere umugisha ndakwishimiye kandi Yesu arakwakiriye uzasubira inyuma ngiye kugusengera Harundi Yesu agumugisha Yesu agumugisha Yesu agumugisha Yesu agumugisha yego pfukama ndakwishimiye cyane kwishimiye cyane kandi Yesu akwandike mu gitabo cy'ubugingo Imana igumugisha pfukama ndudana akoze Imana ni mutambuke dusengera umwana w'Imana Imana yakiriye nawe urahari cyangwa se waraguye wahuye n'ingorane wahuye n'imiraba wahuye n'ibisaza muri uru rugendo harimo guhura n'ibisaza uzabura ikigango tugusengere nawe humura Imana ikomere umugisha nawe humura turagusengera nawe nimuze Mandela araza kubafasha mwebwe nimuze nawe ngwino data humura turagusengera humura Mandela aza kuza kubafashiriza neza Imana igumugisha Imana igumugisha Imana igumugisha cyane Imana ibabere umugisha Imana ibabere umugisha Imana ibabere umugisha mwinshi hanyuma murabura ibiganza dusengera abantu b'Imana nawe uraje Yesu aguhereza umugisha Yesu aguhereza umugisha Yesu agumugisha mwaramuke mupfukame neza tubasengere bari banete wakwigira imbere tukanamura ibiganza tugasengera abantu b'Imana nawe ndakwakiriye dada Yesu agumugisha Yesu agumugisha Yesu agumugisha Yesu agumugisha Yesu agumugisha Yesu aguhe umugisha mwinshi cyane dusenga Imana data wa twese uri mu ijuru Imana se umwami wacu Yesu Kristo haleluya 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 Imana ivuga bikaba Imana itegeka bigakomera Imana yaduhaye Yesu kugira ngo muri we cyane twe yabanye natwe iki cyumweru cyose cy'urubyiruko turagishimira Imana cyane ari gutekereza ku bintu turi gutekereza mu mutima mbere yo gutangira ariko ndashimira Imana ko byose yabikoze mu yindi ntera amashyi menshi cyane twatangiye ku itariki 7 kugera uyu munsi kuri 13 kwa mbere no kwa kabiri twari dufite kujya mu mavugabutumwa dowa to dowa twakoze ivugabutumwa tuva ahantu hamwe tujya ahandi ariko mu ngo zegereye urusengero twabigizemo commitment cyangwa se ubushake bwo kubikora turabisengera ko twifuzaga ko nibura twagira abantu tuzana kuri Kristo imwe mu twari dufite intego 3 kuzana abantu kuri Kristo bashyashya ikindi ni ukuba twebwe ubwacu hagati yacu twakomeza kugira kuzamura nivo cyangwa se ikigero cy'urukundo hagati yacu nk'abana b'Imana ikindi kwari ukunguka ubwenge cyangwa se ubumenyi bugendanye na topic twari dufite biciye mu kwiga ijambo ry'Imana bituma tuyisobanukirwa neza turashima Imana ko ibyo byose yadufashije kubigeraho iki cyumweru cyose kirangiye dufite amashimwe menshi cyane mpereye ku munsi wa mbere no wa kabiri turashima Imana ko yadufashije narimo ndeba ku mibare mbona dufite abantu 8 bamaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza mukomere Imana amashyi cyane turabishimira Imana cyane turabishimira Imana kuko ni imwe mu ntego ikomeye Yesu yadusigiye ndetse tukimara kwakira Kristo buri muntu wese ahita atangira iyo misiyo tunashishikariza buri wese muri twebwe kugira ngo aho ari aho atuye aho asengera aho akorera bibe intego yacu twese Yesu aduhe umugisha turashima korali zacu himbazwa Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha guhera kwa gatatu himbazwa twari turi kumwe n'uyu munsi baje bitanze Imana ibahe umugisha turashimira the siblings choir dukorana umurimo barabizi ko tuba dushyize hamwe kugira ngo izina ry'Imana ryamamare kandi Kristo ashyirwe hejuru kurushaho turabashimira cyane ko nabo bitanze mu buryo butandukanye muri iki cyumweru cyose kugira ngo gahunda zose zigende neza Imana ibahe umugisha turashimira ubuyobozi bwacu bwatubaye hafi cyane ntabwo byari koroha na gato ariko batubaga hafi bakatugira inama dufite mwarimu dukunda cyane mwarimu Annette Imana ijye imuduhera umugisha mukomere Imana amashyi kubwe
ntabwo twabona icyo twamuhereza. ni umubyeyi wacu, ntabwo biba byoroshye kuzuza inshingano nk'izo akora afite n'umuryango, ariko turamushimira kandi tumwigiraho ibintu byinshi. Imana imuhe umugisha cyane. Nk'urubyiruko rwa Kacyiru turamushimira, Imana imuhe umugisha by'umwihariko. Haleluya, amen. Dufashe amaspeech menshi, ariko birumvikana dufite impamvu ituma dushima, dushingiye ku minsi twamaze turi mu rugo, kandi bitari ku mpamvu z'umuntu bwite yahisemo. Hari igihe twagezemo, ndatekereza twe twese nk'itorero tumera nk'Abisiraheli bari i Babuloni, bavuga ngo twicaraga ku migezi y'i Babuloni. Amen. Inanga ngo bari barazimanitse. Icyo gihe abakristo igihe cya lockdown bakigezemo. Hanyuma rero uyu munsi duhagaze dushima Imana yaduhaye ibihe byo kongera kuba mu nzu yayo mu mudendezo. Imana ishimwe. Ayo mwanya nta kindi kintu dufite cyo kuvuga, dufite gushima Imana. Nkageze gushima, tuje gushima abantu twatumiye, bahanzi turabashimiye cyane, babashimiye. Umuhanzi Alexis Dusabe turamushimira, Zijene turamushimira. Zijene twabanye cyane, twakoranye umurimo w'Imana Kampala ku itorero rya PCIU Kampala, ubwo na Adepero Pentecostal Church Uganda. Ankora ku mutima cyane. Nakoze ubukwe 2017, yatirijaga korali y'ahantu twasengeraga Kibuye Kampala yitwa Unity Choir. Bararirimbye mu bukwe bwanjye, ubukwe buhinduka igiterane. Abantu barahanura, haboneka n'abakizwa. Imana ishimwe. Ntabwo rero njya nibagirwa ibyo bintu. Sigaye mbona abakristu, abakobwa b'abakristu n'abasore bo mu itorero rya Pentecote bakora ubukwe bakabyina za ndirimbo ntabwo ntazi izo arizo, bakabyina bakanuka ngo mpaka chini, bakabyina bakikoza hasi bakajya hejuru. Mwadufashije tukagarura ibihe byiza, tukagarura Pentecote. Amen. Ntabwo yagiye, ariko nimureke nk'urubyiruko. Hanyuma rero niyo mpamvu turi aha ngaha dushimiye urubyiruko rwa Kacyiru International Service cyane. Aba bantu komite mwajya hejuru tukabashimira ku Mana. Komite International Service of Kacyiru Committee, would you stand up please? Kuko aba bantu ni abakobwa n'abasore b'abanyembaraga. Mwaze guhaguruka. Imana ibaha umugisha, kandi mbasabiye umugisha rwose guturuka ku Mana. Bategura iki giterane, bategura youth week, bashyizemo imbaraga zose. Nimvuga imbaraga, ndavuga imbaraga zose nyine, both physical and spiritual. Turabashimiye. Dushimiye urubyiruko rwa Kacyiru y'ikinyarwanda n'itorero bafatanirije hamwe n'urubyiruko bagenzi babo muri International Service kugira ngo uyu munsi ugende neza, cyangwa na youth week igende neza. Tubashimiye, Imana yabashoboze, turayishimiye. Habonetsemo umusaruro, ubutumwa bwiza. Ibi ntabwo ari mwe, ahubwo turiho turabasabira Imana kugira ngo ibashoboze. Hari abo muriho mugera mu kirenge cyabo, kuko muri mu gihe cyabo. Bibiliya iravuga ngo muri icyo gihe abasore n'inkumi bazahanura, abasaza bo bazahanura. Mugeze mu gihe cyo guhanura rero, nimwe banyembaraga. Muri imbaraga z'itorero, muri n'imbaraga z'igihugu. Mukorere itorero, muba umumaro, mukorere n'igihugu, mugikorere n'imbaraga zanyu. Namwe ubwanyu mwiyubake. Imana ishimwe. Dusabiye umugisha abantu, tubashimira. Nabonye baturutse Muhoza ubwo ni Yesu abaho umugisha cyane. Muzaza dusuhurize, mubabwire ngo tubahaye nasho. Numvise habayo na International Service, naho musuhuze International Service, musuhuze itorero ry'Imana. N'abandi abaturutse Kabagari, abaturutse Kinamba, turabashimiye cyane. Dushimiye umwigisha wacu, Yesu amuha umugisha cyane, tumusabiye umugisha ku Mana. Dushimiye umushumba wacu, buriya bari bananiwe,
dukoze amateraniro arenze angahe, amateraniro 3. Reba iri ngiri ryo naryo iri ryo ubwaryo ryikubyemo 3. yakoze 2 ya mu gitondo na mama pasiteri. Yesu abaho umugisha cyane. Imana itagiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Ni ukuri tubasabiye umugisha ku Mana. No bodi yose ya international service Kacyiru tubasabiye umugisha. Amagambo yanjye yarayo gushima. Reka hanyuma bamaga itangazo ryanyu yuko mwese abantu bara mutagenda mutangaye amazi. Amen. Itangazo na bagewe mvuga nyine something in its name. Ntabwo nari kuvuga ngo nimusigare ngo tubafitiye ikindi kiganiro mwese uko mungana tubafitiye ikiganiro kirisi ntabwo cyumvikana. Hanyuma kubera twabiteguye turashaka kubahereza welcome umwanya bamaze mwicaye hano ni muremure. At least please share with us a soda or a bottle of water. Ubundi Yesu ajyandana nawe. Hanyuma duhinduyemo akantu gatoya. Reka Giselle ndumva muri bwihangane pasiteri aradusabira umugisha aze aminisitaringa mu ndirimbo bamuhaye. Turasozana n'umushumba atubwira ijambo ry'umushumba ananadusengera dusoza iyi gahunda. Yesu